this? Waiting be this? Waiting be this? Kazindi nigende maze kigunya kinyu nico kiti. Jesus. Songo no ko numva none inzara inyishe none uyu munsi ndabaho gute koko wallahi hakusi kwa mushuti wanje ni haba hari ibyo kuryara nje gusura mushuti wanje rwose nabonye atajya apfa kuraburiza ntago nabura ikintu narya pe kuko ndumva nshonje bose kari akagori cyangwa reka mbanzirize kwaka kagori ndebe nta nubwo bimeze ibigori byahangaha nabyo yanjye we shitse koko ariko kajya kwa mushuti wanjye ndebe ko hari icyo kurya nasangayo hari n'udukweto wallahi udukweto tw'ukuntu ari twiza rwose ninsanga ntacyo kurya sha ntabwo natubasigira wallahi ahangaha ndakuramo nk'igihumbi cyo kurarira kabisa ndabona yasinziriye wana Jamaye na data umuntu wasinziranye ibiti mu kanwa none uyu ni bwoko kira yabaye iki yewe Jamaye na data hako Rudoviko bimeze bite Jamaye na data ibi biti se ibiti kandi mugasinzirana ibitira Jamaye bimeze bite ni mushuti wawe dore byuka naje ariko se wowe kandi dore ni ibiyoga wiriguramo kabisa amakuru yawe se bitese kumera cyane ese wowe ahantu uri hose buri gihe aba ari cyo kunywa ariko cyane ntujye ugira icyaka kabisa ka sikoro karanzika ku banyesikoro Neza ahubwo sha nkarabe mu maso. yewe Unakanga kiyo mbyutse nimba ngomba gusoma. ko ugomba gusoma None se. Ibene. Sawa ko mbigusanganiye mu kanwa wabyo biri mu wabicometse ahubwo byakugendekeye gute Jewe. si gusaza ngaha se ariko wagaramye kiri mu kanwa Jewe. cyawe rwose ariko nyine wikirirwa ibitinda wibitinda aho byiburere Sanze bandoze. oya nta muntu wapfa gukoroga humura rwose Uwasanga ari cya gihungu cyanjye dore ko gikubagana rero ntabubwire rwose mushuti wanjye ikintu cyari kinzanye urabizi uwo mushuti wanjye guturuka kera pe ariko ndashonje ameze nabi kandi urabizi iyo nzi hano utunyanya igihe nsanga duhari dore rwose mu nda bimeze nabi nyabuza tereka nzi kukureba ndebe ko hari icyo wamfasha uruguyemo rwose nta kintu se nese ko reba madamu amaze iminsi ibiri yagiye mu cyaro ntabwo ari ngo ateke no guteka ibiryo by'umuhungu wanjye nabyo biba byangoye biramvuna cyane aba yanabiye aba yabimaze ubu ngubu nkuyeho neza yego ko mama dore ikintu cyakoze afite ni iki ngiki ni iki cyonyine dore nirirwa ku icupa nkarara ku icupa dore ni ukuntu iberewe ahubwo madamu azasanga narapfuye sinzi ko azasanga nyiri gusa ubu nkamye ikimasa koko cyane rwose cyakoze akamubwira mu kanya kereka niwurindira nkajya guhanga ateka wenda ukabiteka nabo nkabyitekera cyane rwose ntanabiteka rwose nta kibazo sawa rero reka nze mu kanya njye guhaha dupige nta kibazo nimba ubishoboye uteka se aho ubundi byo wari ubunanyishe ariko nawe uranze urananiranye pe none se mwana mu buzima busanzwe wari umeze wese ngiye shana n'inzara byihorere
Allô? Oui. Ni sawa. Ndahari ariko nari ndi kumwe na sheri wanjye twazana se. Okay, reka twitegure tuze nta kibazo. Sawa sawa. Niko yarampamagaye mu kanya ngo tujye gusura musaza we wabwira sheri wanjye gusa arabyemera kagende murebe. Uje kundeba ni amahoro se? Ni amahoro nyine. Komeye. Ari mukumbuye cyane. Nanjye nari ngukumbuye ariko ndi kubona atari amahoro. Ntabwo ari amahoro andi yaraneguje byihuse ngo njye gusura musaza wiwe nagira ngo twumve niba ufite gahunda tujyane. Niba ari ane nta kibazo reka nze nitegure tugende ntacyo bitwaye rwose sibyo? Ntacyo bitwaye nta kibazo rwose. Urakoze sheri rero kano kantu noneho nawe urangiza kwitegura ubike borosadi hanyuma tugende. Nta kibazo ndahari. Urakoze. Papa n'abacunga ijambo tubonye abashyitsi. Tubonye abashyitsi. Abashyitsi bavuye wa cyane bakagika abashyitsi se bavuye Njye simbizi mbona nimba ari abantu umwe babiri ni bane babonye bari kuza mu baje hano se uyu mwana arakubaganuza ubukubaganya agira genda ntamara ndakubwira Wikirogo yashaje genda byihurire. nangize ngo ni mama wawe uje byibura mwana nantekere inzara imereye nabi numva abashyitsi numvaga mbonye icyo kwirira nuko inzara iragaswe numva bimeze aho bundi se urafite umuhungu arakubagana wasanga nabeshye wasanga nabishira n'umuntu uhari mpamya ko na kiriya giti ashobora kuba ariwe wagishyizemo aha ngaha kuriya mwana yaba ari kubaganye umva cyakoze naribyaye narakubaganaga kera ukiri ukiri mutoya cyane byatari garega shabura buzima nta muntu utabunyura niyo mpamvu nanjye sinjya mukubita mukubise wamwica kuko ikosa akoze ryose ukubita wamumara wamwica akarangira ndabona hano hantu bahari. Yewe. Niriwe. Saza wanjye bimeze bite? bimeze neza sister yamaye amakuru Bimeze yego komana iminsi myinshi cyane. Ezutese nawe. komere namwe muraba neza Akose uracyangwa kano kantu. muraba neza Komera. ako sister Ufashwe neza. mukomere mukomere Uracyangwa kano kantu. ni karibu Ufashwe neza cyane. karibu mwicare Nzi ko kano kantu kigafata. nushaka kaburiya niyo ntakabonye n'ibitotsi ndabibura ugase mubwire njyewe rero njyewe nyine mbaye ngiye wikiri kunamerekeza Kubonye aho utuje ukagenda. uretse oya abashyitsi ahubwo wikiri kunamerekeza uretse abashyitsi ahubwo turaza kuvugana njyewe mbaye ngiye nta kibazo nta kibazo ufitemo nta kibazo wikiri kunamerekeza gumana n'abashyitsi reka nsigare nganiriza gumana n'abashyitsi bawe rwose Ugana abashyitsi se wa. buriya yenda yarafite gahunda ze Hano hari aho uri ku kibindi ahubwo reka mubwire uzige sister uzige rwose nari meze nabi dore madamu kwa musaza wawe yagiye mu kiraro hano hari aho bitatu ndi hano jyenyine kurya ni ibibazo
urumva nyine aho musaza wawe Imana irashubije hano hari aho bose tukinywera uretse hari ikibuze ariko hano si kwa musaza wawe si umushiki wanjye hano hari aho reba mu kabati urebe wakira abashyitsi rwose ubu ngubu nanjye wongeye gutekana uziye igihe rwose uziye igihe hano hari aho murafata agashyitsi hano hari ji yo nisheri ni byiza sister hari n'agapfundikiye murafata agashyitsi tubantu nibera akaji ko mbasha agasembuye karananiye kagufashe nawe ni akaji ni akaji naho ubundi iyi nzu nari nyirimo jyenyine madamu ntabwo ari murihangana uba ushaka amazi amazi se arihe musaza wanjye amazi arihe ngo tube umushyitsi umuhungu wanjye se nawe aba yabunze abakina n'abandi bana ukuntu umuhungu wanjye akubagana bunga umusaza ahantu heza ahantu nagakunze kabisa neza ni heza cyane muri karitsiye nziza hari amafu ahubwo andangira ikibanza ndi gushaka ikibanza ndi gushaka kubaka ujya ubibasha iby'ubukomisiyoneri murakoze ubukomisiyoneri ndi gushaka ikibanza numva agize nyine ni karibu ariyongera urashaka ikibanza ndashaka ikibanza rwose ibibanza by'inaha rero bisigaye binahenda ariko nyine biterwa n'umufuka uba ufite umufuka ndashaka nka 15 kuri 20 ariko umeze neza nubwo umugore adahari neza maze urabona napfuye ntabwo wapfuye uzindana rifite muri iyi minsi none yagiye umeze neza ahubwo reka mubwire reka mpite mbwira akadonuza umuhungu wanjye ahita ajya guhaha ahubwo ntekere kuko meze nabi umeze nabi cyane rwose nta kibazo muhaye n'akanyama turya ntugire ikibazo ntugire ikibazo wowe uva waje ngo nanjye nyine ngiye kubyungukiramo muri make naho ubundi wowe ikibanza nimba ugishaka nushaka umwenzi no kukikwereka none ubu ngubu ndashyushye rwose ugiye vuba urabizi iyo umuntu abitse amafaranga ntabikika amafaranga ntabwo abikika rwose ubu natangiye no kuyakora mwaje mufite na gahunda uyu mwana nshaka kumushyira hasi urabona ni abashuti banjye uyu ni sheri ahubwo se ahubwo ntagiye kure wowe ko nta muntu uranyereka ubu si uyu si umusore none ndi kwiruka aho bagombye kuvuga gakeya tukabanza ukanamukwereka uyu niwe turi kumwe ngira umuhoberesha baba we ngira umuhobere rwose icara ugubwe neza rwose ni karibu rwose ni karibu iwacu naho ubundi ubwo wumva noneho ibintu tubikoze rizungu nyine shani sawa noneho dani arahari aba yabonye noneho aho nyina adahari azasanga yarwaye n'amavunja kuko nanjye simbyitaho reka ndaza mva mu kazi naniwe niryamira aya ntacyo azaba nawe iyo abonye amandazi yo musaza wawe musa turasa mushiki wanjye turasabye hatari reba nawe urabona tudasabye turimanga rwose niba umufaransa wavuze ngo komusa wabibonye ntabwo wadutandukanya rero byongeye kuba noneho kuba nzaniye n'inkuru nziza noneho ngubu none usha abonye musaza wanjye
wamubwiye kera nkajya mbura umwanya wo kuza kubareba kubera imirimo myinshi by'iki gihe nyine Imana ishimwe ubwo mbashije kubabona navuze ngo reka ndeke kwizana nzane na sheri wanjye aranyemerera uyu munsi nawe yari ari mu kazi aravuga ati ntabwo akazi kakuruta ntabwo byatuma tutajya kureba abantu ni byiza urumva se tutabyumviyemo singiye kumwereka ikibanza sinabona reka nzaho turabikora ruzima reka nze mpamagare ahubwo ariko muramukazi wanjye umucyura agaruke umucyura agaruke none se uzaza mu bukwe bwanjye wenyine nawe mugomba kuzana nawe umucyura agaruke arenze ejo cyangwa ejo bundi humura ibyo bizagaruka kuko urabona nabivamo koko siko ntaheruka no kurya umucyura agaruke njya amandazi na capati byonyine yego komanda ngo se nuriya mwana nibyo umugaburira cyane rwose none se uriya ntazi guteka cyangwa umushakira umukozi kwezi se nta kibuze nk'abakozi turashaka umukozi ariko azanye n'uriya muramukazi wanjye biriya byo rwose ibyo byongeye kubikurikirana bantu bikurikirana ndamuzana rwose ugarure muramukazi wanjye reka mfate telefone mpamagare uriya w'umukomisiyoneri nyine mugenzi wanjye numva aherereye kugira ngo tubashe kuba twabona icyo kibanza ariko sisita nawe urasetsa rwose mwakajya imana ubu koko dore isengesho ryanjye ni iri ngiri ni icupa gusa nta musinzi usenga umusinzi ubundi abasinzi turindwa n'imana ahubwo reka nsomeho mbaherekeze naho ubundi oya dusengere rwose wadusengere tugarekesha umugisha ubu ndi kubasengera imigisha yabasakayeho nimugire ikibazo ukuntu abasinzi bazi gusenga uzi umusinzi yagusengeye amen ahubwo reka nze nshyiremo agashake cyangwa agashati naho ubundi se mba nasenze kuva mu gitondo usenga burije turebe ko twagera mu rugo nabonye musaza wanjye se musaza wanjye yikundira agacupa arasetsa twagiye okay noneho nabaherekeza noneho aryoshye icyo kibanza kirakenewe Koro sawa uje nari mche wawe nyine uje wanje urazi ko mari narimbize kabisa nare ngaho nyaruka ugende umbereye mu rugo dore ntirekeza hano bashyitsi ndare musange barakinguye dore ntari ndaje orinde Jibisima niko rero broka mubwizo kuri pe ubwira nari kuri kwimana yibona ko mfite ubwoba rwose mfite ubwoba bwo mu mutima sibyo ariko pe ihangane rwose sibyo nari nashonje singiye kubeshya ariko nari mfite udufaranga rwose kambatse ngubaze ngo ufite ubwoba nase ni gute umugabo wene iyo ufata igitiyo ukabyuka ukajya kwa ikiyeri kwa ibintu itemu slice wowe isikundi hende basi nchiyo kufiya akira basi gufasha je n'amafaranga shaka reko sai kubwiye n'amafaranga shaka naka gatukura se basi nakushaka gatukura
uzakwiba ufite n'amafaranga nkandi amafaranga yose ufite hanga uje kwiba kweri akanyanya ariko shaka karabyo wose kujya kukuvuna umugongo aya mafaranga arakuvuza amafaranga shabyiburisha nakundi nyine nakunde akanzanya fati amafaranga shabyiburire ibintu none se kambaze ngo tuganire ahubwo ndabijyanye rwose ndetse ibi bintu wari kujya kubiteka wari kubigurisha wari kwigenza gucya amani bashonje mbashaka udufaranga twanarya kinisi nose urasonza uyu mushuti wanjye nuza iyo nzara uyimutureho ikibazo ngaka nakagurishamo nk'ibihumbi 10 cyangwa 20 cyangwa amafaranga nayo ahubwo reka nigendere mani nikomereze gahunda zanjye nyine ubu tayari ubu nakurangije magarege se mubwire uyu muntu muri inshuti sanzi wawe akanyanyi Jesus. uyu muntu usanze mu nzu yawe muraziranye rwose banguka umva yagusawiye ibintu byose yagusawiye pe banguka umva turamugera kuri ibunari namufashe banguka nta kibazo pe ntabwo ari bucika sawa reka ngutegereze nareba mubarira iki tuzoza ukura amakosa mubarira nasoni gusa kuko man amafaranga maze gwa wagicucu kikirimarima cyumuhirimbiri gusa tangira kuruka amafaranga n'amafaranga yawe man urumuhirimbiri manje byibure urashaka imbabazi ndaziguha tugeze kuri ribonari reka tutegereze ari ye baba mana nta gifashe cyakishura ye baba we mana ariko se mwamba bare ko iki nicyo cyamaze hibi ariko se koko mwamba bare mushuti wawe ye baba mu ndebere namwe umuntu ngaburira umuntu nta n'ikintu ushobora kurya ntamuhaye none se basi pika nkuko muze mugasanga turi gusangira ndebe ubu se mukorere ubu ngubu ntabwo ari ubuzima kabisa ubw'inshuti yawe kwere akugaburira n'akabaga kanjye yaragatwaye ndebera ariko wowe uriba wagicucu wo muri mumbabarire rwose mumbabarire ntabwo nzongera rwose cyakoze wari gukira kabisa ntabwo nzongera rwose tutagufata wari gukira ahubwo se nta kindi oya nta kindi rwose yo ni yanjye iyo twabari wumva mbabara kugera kuri ribu tugwimba sibyo urabyemera cyangwa se uhitemo ari ukugukubita urumva mujyane kuri ribu rwose